I saw love in your eyes, and suddenly my heart found peace. Hey, none se bya bindi ubwo none ahubwo nari bireka twicare hari n'ibintu nashaka ko tuganira wongeze amahirwe ndakubonye. Nta kibazo. Man, sibyambaye yose ishawa again. Akira muri sisha. Mvuye kwikoma bo. No sinchukuru niyongeje gusa. International sawa gubyo bintu bamujyana byomba. Abashiga. Uzikoma no yiga uyu mupeti none. Cyambaye amafu. None siko yigana na wa musimo musista sinari ndikuzitera amazi. Oh baby. Namutenga. Sawa baby sinampisha nagawe n'iki. Kandi mani yarampunurishe mani barakandi kajene bihuze. Kandi mwiga hamwe mani. Hanyuma to baby hamwe. Unyise? Kwita kutuma hari ikibazo. Jana niwe ndumva binongeye pe. Butese. Gusa kakanya. Nyine tunge kwanya ngukunda. Boze nyine tunda kandi n'icyo bana bihindura Man, umududu mani shema kuba muzi mani kumiga hano amutashani amani. Mbese ikari yakashani. Bye bro, uracyari mu banyeshuri wallahi. Shani yatrigana abanyeshuri mani zoko 27 zigenda mani ni ibisazi. tuzayende kashani bakazi Gashaka tukaba bari mwiza kose cyangwa imyeru kandi kubona abazi imyeru imituku wallahi. siri watino tugiye kugasoza ejo Gasoza nari bikaza ariko soza umunyeshuri kandi twe turaba jizi nta bintu by'abanyeshuri fani. bose byagenze guteka kuko turabumva Mani, nikomana wana mani. fondi ko Kiki ataje. uruhare umeze Zikuru namufashe namutaye mavasta sizagwa mu bisazi. Nubwo byari byabaye. Yigigiza mani. byabaye fo urazi karaga sister harakandi kajama mbona kamiyonguza urumva ako kajama mbona bari kugendana buri gihe sinzi uwa telefone ariko nkunda kubabona na buri gihe ushanze nyine wandabora nkazi kugira abasonze Ariko waje siyaje kinama. kare ko byawe muri za system z'udupapuro kandi wasanga barakutira space y'agapapuro Agapapuro mani for sure. Face to face ko tuba turi ku biciro by'ikiro nawe jirya That's all my baby. Charging last night. And I was very money even if following it to go on. Ejo nanjye nari nategereje ngo mpamagare. Utegereje kugeza ryari? Ako iyo utamumagana ariko kwamagarira nanjye. Netona. Sinzi ko nabikubwira gusa umunsi wa mbere neto tugihuza. Nasaba family. Nanjye byaranshimishije. Kuganira n'ibibonye ahubwo nyine witanga nkuko wamfashije. Sinzi kumfata ako ineto wakwibaza akabazo. Nta kibazo mbaza. Nyine turabizi sinakoresha neto kandi sinacajya nawe n'amakoresha nyine ngufata mu bebe wanjye wambere neto nigeze gukunda muri uno bose wamfata Ntabwo nahita ngusubiza none. nigeze gutinda neto Ushobora no kugusubiza nimugoroba. neto ako arakantu bagiye kukubwira ameza aho mbwira kabisa ufite yakubwira ko afite sherisi
n'umucama kandi ntibyabigera ku bye by'abanyeshuri kandi uje n'umurya uraka papa ntabwo biguhanyira urumva njye naje kugira muhazi gutsinira we zabyanye mukazabura gore bazi kandi mu bebe yakurusha igiceri kandi ni umunyeshuri araza akakurya igiceri ukamwongera akajya kugira ngo nako gapeti wala gapeta mani umupeti wawe ahubwo twapanga tukongera undi muntu muri genge yacu icyo kijama kimwipasa tukazagitangira kabwo kare fuzi kubyo barangiza tukakiyemo banza wiga ibintu bizima wallahi ahubwo twagira tukagaruza amayacu igiceri cyakuriye n'ibyinshi ubwo nako kagize impamvu twagakoma kabi kumwe nyine mbarabu njyewe ngiye kugwa home nyine turabinoza neza ejo nzakakura nari biguruka kabisa twivereho nari ariko umva icyo gikwe tukirabure ndakirabura ndatangira gukora akazi ngusize kwigunze sinzi aho ngiye nta n'icyo ngusigiye SMS love SMS love SMS love SMS love uri kuyigira iki tukagenda soje nyine tu baby ugiye kuri duke twanyine tumfite zakora icyo ari cyo cyose nyine tungushimisha nyine koko uri mpamvu koko ako nyine tumusezere njye no kuzana amazi nyine tujye guhigira abantu nanjye kamwe batambwira ko natinze ntabwo uwo turi buze guhuza SMS love SMS love Simwana kurukumurikira vipi zawo ubundi mwanya mwanya gombiri uho kurukumurikira vipi zawo byangwa imani tani byafashe ma ibi nasabwe ibintu urukumbira ko nari no kubisobanukirwa kare Isi ibintu nari nakumbwira nari no kubisobanukirwa nanjye nari ngize niringa mwana mani nje nani kiki ibintu urukumbira narwo ndi kubyumva Ibihasika uwe muntu oya mbwira umuntu urukumbaza manzi sobanurire neza ubone kuzana izo furu ukumfatira kwitwa shanya yewe shisuza merwe mwisaho cyane nta kintu mvugana nawe watumana na kwitwa mbagibuzana wa umva David ndakwiyamye umva reka nkubwire urukumva ndakwiyamye utafagira je nara kwitwa muranyitayije man ndavuze ngo n'undi munsi muzongera nayibimenye ndavuze ngo menye kuri nari nta bigambo mfitanye nawe kari komai twongere tugahuze nari Ari karame mama ngwino hano oya nakoze nagajya twicara hano Mwana ngiye kubaza ibintu kandi ubwiza ukuri umusore wawe muri kumwe ejo umusore kandi turi kumwe ari bwiza ukuri umusore wawe muri kumwe ejo ninde nta musore kandi turi kumwe by'amakuru ndayafite ahubwo mbwiza ukuri ubundi kutagira umwisha wabaye iki umeze gute ari ndi kukubaza umusore mwe muri kumwe ejo mwagiranye hano njyewe nta musore keretse uwamerekeje mbere kubaho
uwo ninde? nyine yari amenekeje mvuye guhaha inyanya zanjye zari zaguye hasi arazimfasha arazintoragurira. Bamwita nde? Atuye he? batuye hariya ruguru kwa Focus. Fukase? Ari ndakubwiye uwo muhungu birangirira ntuzongeye kuvugana. Kubera iki mama? Nukuntu ari inshuti yanjye. Ari ntabyo nshaka, uwo ndakubwiye ndi nyoko. Uwo muhungu ntawe nshaka. Nese uwo muhungu wowe uramuzi? Birangiriraho. Sinzahuye nawe n'umunsi n'umwe. Erega njye ntabwo wabwiye mama. Nese nibwo turi kumbwira ngo uriya muhungu kubera iki? Nta nyoko mba mfite impamvu. Nyine iyo mpamvu niyo nanjye nshaka kumenya. Okay. Uramukundanye n'uwa muhungu. Ndeta nkubyaruka ari. Umva mama, ntabwo ari ukugusuzugura gusa uko wabonye Keve nuko wamwumvise. Umenye ko ubu ngubu yabaye nk'umwe mu buzima bwanjye. Guhera uyu munsi. Mama araramuka uraramuka umubujije cyangwa se umbujije ngewe cyangwa se atandongoye. Menye ko atari wowe uzanyirongorera. Aline. Ase Prince ko amagaye igitaraganya byagenze ute koko cyangwa agiye kumbwira biriya bintu byabaye ejo bundi. Kana niko mutegereza. Kana bimeze bite? Umeze ute? Umeze neza? Agahinda kandi agahinda kari kuturuka. Narakubwiye ngo tubitandukane, ubigira joke, ubigira ibintu birebire. Twese kandi kumva bigize inkambara biriye. Nta kibazo ndaza kubikemura. Birakemuka. Nabonye ibintu bankoreye. Ndaza kubikemura. Nibonye wabibonye? Nyine ndaza kubikora. Wankubise. Gusa bye. Nta bintu byinshi mfite byo kuvuga. Bye ariko shamba barera nifite ibintu byinshi ngiye gukora. Bye. Bye. Kure nuko umbwiye. David mana ndwaje umutwe umukare byose biri guterwa nawe. Uriya muhungu mana ari buze kumbona kanzi. Anyine to bebe nanago kumbuye mwana. Asebe umbona ufite ikibazo byagenze. Ariko nitwaza akara ukoze. Iki? Ejo mama yaramamagaye ari kumba. Hari ibintu nyine yari ari kumba kandi kumubwira ngo kuri wowe. Yego nakubwiye ibiki muko? Cyeshwa hano se mama. Cyeshwa hano. Umwana none ngo nawe uri kumwe n'amahungu umva nawe wagahunguwe ntuzongera kubona ku gipangu uzambwe mba gifatanyije naswo. Ndavuze ngo mvire mbere y'urugo. Mama nta mutima mubi pe. Mbabare sinje no kubona mu mazi zongera kukubona hano tuzahangana. Urukundo rudashoboka. Maybe love will find a way. Maybe someday we will be together.